wumvishije oya ako kari kuzamo ka kabiri nibura abona nyine banze bafite akabari hejuru ku so nayo ndaje ndimo ndatabisa Morgan ashobora kuba ari muri ibi bintu. Wow, ibyo nakekaga ni ukuri. Morgan, ndagufasha. Urifuza imise gusa ndabigenza mpose ibyo nagusabye utarabikora ndajya narakwishyuye kamubwiza ukuri niba gufata akazi kawe bose ndabyemera uranyishyura ariko nange ntabwo ubasha kundaga amatwi n'umwe ibyo nagusabye ibyangombwa sindabibona ndajyaye muri iki gihugu kingana guki gihugu cy'u Rwanda cyacu okeyisha basi nshaka ahantu ubugiye hatari hafi nyine hano mu Rwanda ni hatari hafi umurangura mu bwonko kandi ushobora kubizira ntabwo uzi ikipe n'umurashyira nayo ndabyumva biri muri se ariko nanjye ifasha kumenya ati ndajyaye ko ibyangombwa ntegeje ntararibona birashoboka nyine ko wava muri kano gace ahangaha byose turi nyine ukaba ugiye kure iyo yazanye azajya ukongora ntabwo nabikubwiye zamara migusubiriramo kandi gukunda widegembya nta n'isoni ega ura n'akabi no kwisha cyane urase ni ndabyumva ku gikongoro nahajye ariko se ibyo byangombwa uri kuvuga byazangiraho gute fasha ujyeyo ukora telefone yawe ushaka indi telefone zatuvuganiraho ukumva ikindi nyuma y'iminsi ingana imara kuboneka uzana bikugeze wowe wijya guteza ngo bizakugeraho gute ntanabeze n'umuntu akazakubikuzanya umuntu se yabaze akozana ibyiki voilà uvuze ko bizangiraho byo bizangiraho byo birumvikana ariko ntabwo ari kuva kumbwira ati sohoka i Kigali ushaka urumva nayo kugengera nari kumenya amakuru yanjye na gute bimeze bite by'ibyangombwa tuza kumenyekana gute ariko ubwo uvuze gutyo wenda 50% ashobora gukunda nubigiramo uruhare mu kurangira nabishize nanjye reka sinjye wemeye gufunga imyaka njye bonemere ku gisheni se nkabyishimiye nyine kubaka ejo hazaza nanjye ntago njye wishimiye kubera mu gihombo Marakazi za Mr. Motage murakoze. Kidukura message dufite ibyo kurya ibyo kunywa naho kuruhukira heza nibiri wenyine nakwikanisha nta kibazo It's okay, ntago nje kurya hari abantu nanje ako wanga nikawa nta kibazo cyangwa amazi nta kibazo ntacyo nicara ndakubwira. Okay, murakoze. ngiye kubiye ijambo re nongera kukubona hano hafi azaba umunsi wawe nanjye wateganya kunyica se abona patient zandi wicaye caza aba boss nkabaramugera ubu mu byo twacayemo byose urabona ikintu wanyitura meze bite se hanze meze neza ubusegereza wahimenyereye nubwo nawe umenyera ikibi kabisa shaka katamenyerwa biri aho nyine wane ngatari harimo n'ibiheri noneho birumvikana ndaje honest ndawo nyine nanjye nje narahamutse nataye umutwe simuje mwumva ahubwo numvaga nawe warakonje wenda nko gupfa no ndabona ukomeye ese wakora kimwe nyine hari ikintu kikubaho ukumva nta kindi kintu cyo gukora isano nakora iki nese kundi kamubaze niki ko twakoze ibi byinshi noneho icyaha kiri muri dosiye nyirizina ni ikikurega ngo iki ko twagiye dukora ibintu bibi byinshi cyo kwica Samu agerageje kwica Samu byarancanze sinzi byari byo sinzi nyine iyo ukora ibibi byinshi iyo ubaye agatewe nyine uyoriva kubera ibyaha byinshi rero ndi kugeraho nkavuga ati sinzi nibyo ndi kwishyira kabiri nese reka nkubaze mu byo twagerageje ibyo se ko wabimisha kuko se ariko nkuretse njye nafatse kumwica ndanabiziho biva no kugera hasi nyine ntabyo nzi kabisa ntabyo pe hanashatse kwica Samu ngende ikigoryi cyo kujya kumwica muri buriya buryo cyangwa warabigerageje urabimisha ase ngiye mfite ubu ngiye urabizi ibintu byo gukora ku maraso ntabwo ari ibintu byanjye nisuwe noneho kuko twitabaza ninde uzagukurikirana ninde uzajya mu bintu byawe kubona abantu bose badushize simbizi kabisa ahubwo ejo tuzagaruka nde
ndakora iki kindi nzajya mva mu kazi biremewe se ko umuntu agusura buri munsi ko baduhaye iminota 5? nyine kubera ko batarankatira nyine simbizi ntabwo birajya mu rukiko muri parike ubwo urumva konsora biba bishoboka kuko hari igihe unzaniye ibintu hari ibintu ushaka ko unzaniye aho unzaniye amashuka biremewe kuyazana? amashuka aremewe. Ni iki kindi? Mbwira ibintu byose byemewe hano wumva wakenera mu gihe bataragufungura, mu gihe tutaramenya ibyo ari byo reka nta kindi kintu bemera ni amashuka nyine kubera ko kwiyorosa barabyumva, imyenda wenda ibyo kurya ntabwo babyemera ahubwo amazi wenda amazi yo barayemera ariko nyine bisaba ko utereta fande. kandi niki nyine ukomeze wihangane ntucike intege. Imana yanga icyaha ntabwo yanga abanyabyaha, sibyo? reka nta nubwo ikibazo ni uko icyo cyaha bari kumubwirana ntazi ngo biravayo birajya he. sinjye nashaka kwica Sam gutya se hawe muhe buryo se uba wishimye he kwishima gusa ahubwo ntabwo wishimye cyangwa uri kumva wabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. no saterereza ndetse ahubwo ni uko ufite ubwoba nanjye ntushobora kuzananga rimwe. wowe se mama niyo mpamvu udatekanye si wanjye ndeba mu maso subiza ko ngukunda. Iyo nshaka kugutanga ubu byararangiye kera. yavuze ukuntu Niki yaje mu buzima bwacu atuzengeza atari mu kiwawe mutagera icyo mupfana mutanaziranye nkahera imizuru yo mwaryamanaga nkahera imuzi nkavuga byose nizo njyamana nzabivuge ntabyo mwakoze wambeshye pe ugiye kundakaza none nzabivuge nari kuzahera imuzi nkavuga umva naravuze byose no kuba wenda naratsinze no ku nyine wabyivangamo kandi ntashaka kugutanga ntashaka kugushyiramo ibyo byanindije ubundi nawe undi nshaka kugutanga muragutanze kera cyangwa se ikintu kikurokora ni kimwe ni uko ngukunda uri umugabo wanjye ibyo byonyine bituma ntagutanga. none nyine ukomeze wihangane dusenge basi turebe ko Imana yakurenganura. noneho nta n'umuntu dufite umukuru ukomeye wadushyigikira wanshyigikira nyine agakurikirana ikibazo cyawe byibuze se hari uwuzi wampa none se ko nakagwa ari wowe wangambaniye ni Morgan wangambasi niwe wakamfashije wundi none se nakubwira ngo ugenda ubyenyambaze kandi ari we natekerezaga wakamfashije gukurikirana basi dosiye yawe. Reka none se yakugambaniye mu buhe buryo? bitese n'ibirebire sinzi ko nabikubwira menya nabikubwira bakaza no kudutandukanya narabirangiza. ese ubundi kankuba hano se hari undi muntu muziranye ko mbona amarinete kuyagumana nta kibazo? we harimo umuti nta kibazo. iyo ari amaso nta kibazo, iyo ari ay'amaso nta kibazo. cyane hatari mwana none se mugani numva noneho bincanze Niki none se mwapfuye iki yabikurije kuki? wenda ari ndafata umwanzuro wo kukugambanira gutyo ngo wari ushatse kwica Sam. buriya ni ukwirengera nawe afite ibyo ari guhisha buriya nese wamenya yaba adafite ibyo ari guhisha amemera kure neza nyine ntakundi birya byananiye ca nese kubatemera. nose mugani mwawe mwavugana byuze ngakubwira yari yigeze aza kukureba? wapi ntabwo arahaza na rimwe. Niki uzagwa muri gereza use ninde uzamfasha noneho gukurikirana bino bintu? Niki reka mubwire Imana yawe urabizi ko Imana yanga umunyabyaha ntabwo yanga icyaha. ngiye kugenda ndagusengera kandi nawe nkufata nk'umugabo ndakwizera ntucike intege ntiwemere ko isi itwota kabiri dore n'ubundi yamaze kutwota. ese hano wowe wakora ikirenge hano uriga nta kindi kintu cyo gukora mfite usibye kwicara nkategereza Imana hano undi muntu uri kuza kukureba kareka nta sense kabisa. gusa nyine ukomere ntucike intege ntuhuruze nturire ntuvuze induru ibintu byose bibaho kubera impamvu Satani yagiye aduhiga kenshi. njye nawe ni Satani buri utwirukanka utagira ngo hari ikindi ariko azatsindwa sibyo? ariko njye ndumva nahamutse ariko uriya mukobwa yaranzengereje pe pari yuko uwo mwana naryamanye
yari inshoreke yawe yarigeze yarananzengereje no mu buzima bwanjye busanzwe nta mahoro yamaga rero rwose ibintu ugomba kubinywera ariko shira wanjye ubu muri rwose we nasuko we ntabwo nagutanga reka ndagukunda nanjye mubuze nahangayika urumva unagerageje kubivuga watuma nyine ubuzima bwacu n'uburangira so basi ndumva nyine wenda undambiwe aho kugira ngo nyigishe gutyo nyine ndakwinginze pe uzandeke nyine wigendere humurisheri supu urumva nawe uri mu bantu najya gutanga koko humura shyira umutima hamwe sibyo narakubabariye narakwakiriye humura ntabwo ngiye gutanga tegura umugabo wanjye so nkunda se wowe uri amaraso yanjye nyambo mirongo icyenda n'icyenda n'ibice Samu nyambo bivuze ngo no by'ukuri wataripo nyambo uri amaraso yanjye nyambo nyambo ntabwo bishoboka Samu ya nibyo nawe nabwiye umudogiteri nawe se bibaho se birashoboka yes uri umuvandimwe wanjye reba igihe cyose namaze gushaka umuriro wanjye Samu nyambo imana yabikoze ni ukuri imana ishimwe pe najyaga nibaza ukuntu wanyitagaho mu bitaro nibaza si uyu mwana kuki yari amaraso wakinuwe yakururanaga mwana we nibaza impuhwe najyaga nkugirira Samu kumva uri umuvandimwe wanjye hano we ndikumva yani ibyo bita DNA ni amaraso nyine yakururana njye nabaje no kuvuga ikeka se arashaka guca inyuma umugabo we arashaka kuzanteranya na Morgan nagura gukurira kuri type yanjye wakinuwe banakubize nuko numvaga gusa nyine numva nshaka kwitaho kumva umuvandimwe usiko n'amatwi yacu asa ufite agasura nyambo disi kuntu akurushya kangutuma amata kuntu uri akana kahangayitse waya sinaguhaga amafaranga menshi ibintu byose wankoreye Samu usiko nafunzwe kubera wowe sorry ni ukuri nyambo ibintu byose wanyujemo kandi uri umuvandimwe wawe it's okay gusa wowe nawe ubwawe uzagire amakenga ugire kwishakishiriza nawe ibimenyetso nka kuriya ko kujya kwipimisha mugende mwipimishe hari icyo bizasobanuka kandi mwana ubyumve nyambo nta kindi kintu agukeneye akeneye ubuvandimwe nanjye mwana imyaka ngezemo se ngukeneyemo inzu ngo nzayiryohemo nkiri muto imodoka se nta kindi nta butunzi nshaka mwana icyo nshaka ni amaraso ya nyambo kubona uwo bavindimwe ntaboneka natanaboneka kandi tuzakomeza tubyakire nk'uko twabyakiriye mama njyewe bitewe n'ibihe tumaze iminsi tunyuranamo na nyambo biri mu bintu byatuma ntizera ibyo muri kumbwira ni ukuri yewe nk'umwanya nyine ngende mbitekerezeho indi muzasaba rwose kuko nanjye nkeneye kumenya umuryango wose nzaborohereza oya nibyo ni ukuri ntacyo nanjye nkugoyeho gusa nagira ngo ibyo nyambo yagiye akubwira urumva ko kubera ko ari umwana ntiwumva ubyumva neza ariko urumva ko nkubwiye uko urugendo rwatangiye jye na so
ngaho rero reka mureke wiruhukire. yego kandi mwarakoze kunsura mwagiyemo Oya byo bizakomeza nubwo twasanga atari byo rwose nzakomeza mbi inshuti y'umuryango. Ngaho mwirirwe. aho rero umuhanda mwiza. Kuriya ntabwo nibeshye, ntacyo nibeshyaho, neza neza ibigango ni se no kuvuga make niwe, gusa nuko hateye iby'isi ngo amafaranga ngo ubwo ufite ibintu ngo abantu baranshaka. Oya ntacyo mushakaho, nkeneye umuryango. sigikora aragiye avuye Samu ngo nyine mbwira ya foto ngufite muri biro yawe ngo nanjye ngo ndayifite ngo rega ngo we ngo nguri musaza wanjye iki ariko rwose Samu baramutwara amaze kumutwara amati bose bibigira ibintu bitari byo ni ukuri kw'Imana ngo ararahira ngo ari siribanga ati n'ikimenyemenyeka ngo ye sample uzaje gupimisha rero tutavukana erega Samu nawe nanyagwa ngo n'ubwenge guca nako n'ubwenge bwinshi aho mfashe da amuha sample amuha umusatsi ya mukobwa ariko arashaka iki ugomba ngiyeyo ati rero tinyambo yaje ahangaha ati none arabimbwiye byose tutere sample maze yifashe ndavuga ati sere ndafite ariko turabona atari gushaka amafaranga ahubwo abonye Samu afite kampani ikomeye aravuga ati reka jewe ngende mu byo kutuvukana sinzi icyo mushakaho iki ikirize zitari amafaranga nese yaba mushaka iki kintu nayo umukobwa arashaka iki we babashe za sample baba bateganya kuzijugunya Samu yaranishe iki yaranje namwe ko se ngubu urumva ujye gufata amafaranga uyatanga mu busa kandi uri kwiteguza ubukwe ibintu bya fake urumva ibyo bintu byihutirwa ngo birihutirwa ndanga none se nuje nugasanga ibukobeshyare n'umusikamo ngo nyine ngo ujye wotata mufungisha ufite ikihe kimenyetso mufungisha se wataye umwanya byo byamunamumara iki se byaho ntabwo numva ubuteka mutwe agezeho kuyibiyo mwese kinashaka ese yakunze Samu ese yakunze umuryango wanyu nyine simbi ntabwo mbyumva ntabwo bisobanutse cyane ntabwo sifirije nkumva afite ikibazo kuki ubabarira wumvishe Samu ko ibyo bintu ari uguta umwanya wabaye mbese ubwo gihe n'umubwiye ko ari uguta umwanya kuko ni ukuta pe mbese narabitoze ntacyo ntakoze ariko buriya Samu buriya utinya abantu batavuga umuntu utavuga ushobora kumwikira akakwikira akagikora yarambwiye ngo nzabikora amafaranga n'ayanjye ndanga se amafaranga basayangurije nkajya kwiguriramo inyama ubwo se we ahubwo ni iki kimugura kuri uriya mukobwa ku buryo yumva ko yayibagira n'isano agomba kubimenya nkabona none yakereze kare ubundi iriya foto yageze kwa Nyambo none se harya Nyambo afitiye na Samu akagiriye buri ngo arayifite Nabaga bampindiye kuza mwabyagenze mbaza uti ibi byishimo ufite ni ibyiki nicyo nshaka Samu yaje hano Samu yaje hano turaganira ibisubizo byaje gute n'umusaza wanjye cyangwa nagahe oya yaraje kunyisumuriza gusa ibyo by'ibisubizo ntabyo nabonye azana gusuhuza none ubwo none se guhindutse nayingize ngo yazazanye n'ibisubizo byose oya tuza ahubwo ndaje nkubwire nakoze agashya nivuye inyuma mubwira inkuru yose mubwira ukuntu natinze kubyara mubwira ukuntu nageze ubwo nganira n'umufasha wanjye kera byabagaho usibye iby'iki gihe mufuha mugafuhira n'ubusa n'ubundi bakabaca inyuma ndabeshya ntabwo mbeshye murafuha mugafureka n'ubundi mugakata ikorosi afazari rero ujya inama n'umufasha twagiye inama kamubwira ati singiye guca umuryango shaka umuntu mubyarana mutekereza nabimubwiye erega buriya guhisha uwuhishaho ni amakosa bwiza umuntu ukuri ikibi ni ko waba utamubwiza ukuri
nuko ubwo ngubwo rero mubwira ukuntu baje kumubyara, ubwo nkavuza impundu, ntange Imana ikingura amarembo ndakubyara. Ariko mubyara byaratinze, ariko twariyakiriye tuzi ko dufite umwana, dufite umuryango. No, ubu urabona arabyishimiye, ariko hakazamo akantu nyine ko kumera nkaho yibaza ko atari byo neza. Sobanura ukora icyo batatwizera. Ariko igihe ku rundi ruhande wenda ndabona wenda barareba turi ko bari abakene ariko ubwo niko mbivuga bitekereza ko bari abakene, twazamara kubakurura ngo na muryango bakasaza bakanambwira ngo nitugabane n'ibi byanjye, wenda niko mbitekereza, ariko wenda Imana imbabarire wasanga atari byo. Turakeka nk'abantu, ariko Imana yo izi ukuri ku mitima yabo. Iyo bari bazi ko nta n'ibyabo dushaka, icyo nshaka ni uko nyine amatsiko yo kumva ko ari umuvandimwe wanjye bari namuhoze nshaka kwishira. Niyo yaba atari ntabwo nahagarika gushakisha musaza wanjye, niyo bihagarika ntabwo bivuze ko umutima wanjye waba utuje ko nyine ari umuvandimwe wanjye uri iyo ngiyo ntazi niba ari muzima, ntazi niba abaho niba ataranapfuye. Iyo mitungo yabo se ubu imyaka tumaze, ariko tubone ubwo dukeneye turiho, kandi nta nubwo tujya twumva hari ubwo dufite ipfunwe ngo ni uko tutakize, twakira icyo Imana iduhaye tukanyurwa. Muri make twaranyuzwe. Rero kunyurwa ni kimwe, no kumenya umuvandimwe ni ikindi. kubera ko kwikuntu yaje hano inshuro nyinshi, wabona yarayifotoye akagera akayikorera kopi anavuga ati nanjye nari nyifite, nabyo birashoboka. Ariko ahubwo bose ko birashoboka, kuko uriya mukobwa ntacyo atakora. Mbese umuntu reba inshuro zose ashatse kujya bikurebye yaraje arayifotoye. Yega n'ubungubu hano ntabwo abakozi benshi ashobora gukoresha mu gikoni, abambwira ati uzayimfotore. Nawe ubwe none se sinakubwiye ko yigeze kizane karubwo niba yaraje hano, ubwo hari igihe wenda yaje naho ari wenda n'urugero akinjira muri ofisi. Ntituvukane n'itidi, none se yabaze ko bavukana akamurogo akamutera icyuma. None se umuntu muvukana umugore mugome nk'ubwo yakoreye Samu, niba nta mafaranga ahubwo nibagiwe kubaza Samu, ahubwo Samu ayo mafaranga yo gukoresha dene natwe twisohokeye. Jye narambwiye ati nawe njye kuguramo inyama bati mujye kuguramo inyama. inyamarande Ni menshi uzabakire kuguza inka yose ukayene uko bitari munsi y'ibihumbi 200. amafaranga ni menshi, ahubwo twayarira twigiye kuri branch aho tuzamubwira dore tujye kuri brand karashaka ikibundi mu buzima busanzwe. Rero ntabwo nzi ikintu Nyamba ashaka, kuko urabona bwa mbere aje ngo kumwaka akazi biranga, bamwe bazangiye by'amata biranze, ngaho ngo kwa muganga yaramusuraga ngo ngaho jewe ikintu cyo nanabona cyaje baroga Samu bwa mbere Inyambo wamuroze. ariko uzi ukuntu umwanzi ukwanga akuba hafi nk'ukurwaje cyane, yaramuroze nawe akageza kureba uko ameze. Mise nanabikomfurima ntabwo si bahubwiye hese, ntacyo ari ikibazo. muri mu kazi bareka tujya Wande nakubwiye ubushitani bwese nabukubwiye, uriya mukobwa agira ku karubanda ukabona n'imfura, ariko mu rugo ni umuriro waka. We na Morgan ipanu ibiri hejuru, njye nirwa nkwepana nabo, ucishije hano ipanu njye mba nunama ndetse imaba ndi mu ndi safuriya. Morgan yarumiye, Morgan biriya ntabwo kumureba. Morgan Turiya mugabo ushobora kubekana bukaza kuko abona bageza we nyine ivu rihoze se. Mbese kambwira ihangane ntati kuruhuka imiruho yo kwa na Nyambuka mu rugo. Ngiye gusara pe n'ukuri mbabaribwe musaza wanjye ngoreye fema. Samwe warongoye nikiko Nuko tugiye kubisenya, tugiye kanyarira. Ese kizabona cyangwa bakizabona. Agomba no kubyara mbere ye, aheka mbere ye. Cyangwa nawe gafaye warongo. Anje ko narakaye, kurongorwa mbere niko kugerayo vuba. Usigiye rero kunyibishira ibishoje nagiye kuri TikTok akabata ndi sine mati Lisa rumunaje kuri panse bakavuga ati rewe shaka racket oya kavuga nande aravuga ngo bakumugira inama urumva ngo bagiye live naza ari gutanga icyifuzo ndavuga ati ndamuke ntanga inama ngo we ngo bikora buri munsi bakihanyagura ngo ndi kumuro yanze gutwita ndavuga se wa muntu we kugira buri gihe cyo bituma umuntu atwite umwana ari Imana nakwe rero Imana itanga umwana njye Imana izahita imuma kuko genda sengeye nawe urasenga nasamba arasenga rega turaba Kristo ariko rwo turi guserebura tukanababara tubazwe n'iki
ko njyewe ndi umukazana wawe. uramutse dusanze Nyamba mukana Samu twaba tugushyira kubera ko hari ibanga mbitse kandi ryatanje. Bangubitse ryadanje. Cyane ki tubonye umuryango byaba ari byiza. Urabona ari kumwe na mushiki we arubatse, uwo ni uwundi muryango twaba twungutse. mpamvu barabimbwira uraramukora Gusa kandi wowe ni ibiki? Ariko Nyambo wagiye umenya ko turi nyakamwe. Nyakamwe se ku buryo abantu bashaka kwicira n'uwo usigaranye n'uwo ufite ushaka kubagira umuryango noneho. Ariko Nyambo byose birashoboka. Bashobora kuba barumvaga bari mu kuri. Ni kimwe nuko nawe wumva uri mu kuri. Mwana wa ntugakuririza ibintu. Hari igihe ukuririza ibintu n'ukuri ugasarura ibihugwe. Kuko Birema iki ni cyo kibazo cyawe. Utuma nizera n'abantu rimwe na rimwe nakagombye kwizera kubera umutima ufite n'uko wandeze n'uko nanjye neza. Bikazarangira bambereye amadayimoni kandi atari abantu nagombaga kwizera cyangwa nagombaga kwinjiza mu buzima bwanjye. Njyewe nkagenda mfite gahunda yo kubagirira neza yo kubabera abana biza nkabafasha mu bibazo bafitemo cyangwa se kwiyakira. Ariko bo bakazamumikira nkibaza niba ari babandi bigeze kumbera abana beza cyangwa bikancanga. Rimwe na rimwe ntabwo dukwiye kwinjiza abantu bose mu buzima bwacu kubera impuhwe zacu n'umutima mwiza wacu. ese Nyambo wambabariye. Noneho ngusabye imbabazi nka nyoko. Ubuse turabyimbya ibintu bitabyimbika by'ubusa. Ubuse ni agafuka k'ibyimbo cyangwa k'umuceri tubisi turi kubika mu nzu, turi guhunika. Twe guhunika ikibi ku mutima wacu mwana we. Mbabarire. Bashobora kuba nabo bari mu kuri. Kimwe nuko natwe turi kuvuga ko turi mu kuri. Rero Barimo nuko yama. ese babwirwa bizeraga bate ko atari we ukora ibibi kuri Samu? Ko barabibonaga. Ese uwo bandi bakabona ndi umuntu mubi wo kuba nakifuza. Barabibona se n'Imana ko ari ikureba ikareba ku mutima n'inyuma. Igihe bazabibonera se. Nyine bazakubitwa nibo. Ko umugome niyo yabona ikimenyetso uko atajya hirya. Oya, iyo umuntu abonye ikimenyetso agusaba imbabazi cyangwa atanazigusaba ariko akaba abonye ukuri. Nyambo reka dutegereze ibisubizo sibyo mwana? Nta kibazo. Ariko ibyo uramutinda ubimuye mu mutwe. Uremeye se? Bitegereza se kandi n'ubundi aricyo ntegereje. Ndabitegereje pe n'umutima mwiza. Ariko uriya mugore we rwose ntabwo Bujya. None se nibasanga ari musaza azabe mushiki we nyine bagume iyo ngiyo nese abaye ari mukuru we yarateye inda akongera agatera indi. Ubwo se mama papa yaba atarabikubwiye? Ashobora kuba yarambwiye ko afite umwana umwe ariko wenda yarabyaye babiri. Nta kimenyetso kitwereka ko uriya mu Samu abaye iwacu n'undi ataba uwacu. Kandi niyo bataba bavukana neza ni umuryango wacu. Se ubaze Dr. Maisa murakunda Samu? Kubera hoya mukunda resibye. Ya wambwiye ko birashoboka ko kibava mu gutinda mu nyamugabo murangazo kujya gutinda mu bintu mu bintu bisanzwe ukazisanga warakunze umuntu. Ariko umuntu uzi nyine twabanye uzamenyesha. Ndeke gukomeza nyine nizeye ibitangaza kandi undi warahinduye umugabo kandi zero utakifuza namba yanjye nawe. Yanjye rega ntabyo ukundana na Samu kabisa byikiza wapi. Nta by'inkunda nta kintu kirimo rwose. Ni ibintu biri hawo bisanzwe nyine. Hari icyo ubona cyahindutse se? Nta kintu cyahindutse. Reka Samu se wapi. Wizere Ubundi kuki utanyizera aho? warahindutse ntukinyikoza ibintu bigaragara kandi mu kanwa kasigaye uramusamu ajya agagenda utakeya. Reka Samu ntagahondagurana nkawe niyo mpamvu umuvuga. Nawe kumukunda byo ntabirya ntabyo. Ndetse ndahondagura Aha utabyihakana nkaburana ntaguhondagurana. jewe
Hapana wowe. Yavuze ko iyo mugiye kwanga abantu musangira kubahembera. Cyangwa mugane kwiri utangiye kwita umuntu wakora icyo. Ukamagaza ko yajya ngo urimo babiri. Hajya njye ngo urimo abantu babiri. Kuko wihinduranya umeze nk'ikinyaruvu mwana. Kirihinduranya umva kigiye kuri iyo ntebe gisa nayo. Si icyo nyine kubaza. Wumva nimba nyine wenda maze no kurira. Kumpimbira nyine ugashaka impamvu igomba gutuma wumva nyine ko yari uko niyo utakunze no kubeshya. Ntabwo ari ukukwanga ntabwo nkwanga ari kugira ibintu byibere byo kumbwira ngo ndakwanga ahubwo nuko wafushye wenda ko nagiye kwa Samu ko nta n'icyabaye usibye ko nta n'ibirenze byabaye kabisa ibyo utekereza sinabyo byabaye nk'uko ubitekereza. Ayewe Yeah. And I feel like muri sana hazwe no waze. Shabise ko ntari muri mode yo kujya no mecyona. I'm not in the mood kabisa. I'm not feeling well ku buryo hari ikintu twakora pe. So, Kwa maze nyine. iki? No kunyanganya neza. Iki? Uko byo nyakubwira ngo ndawukumbuye jewe. Nese kari uko Kandi ubu nyine Sam ahamagaye wahita witabuka tunagenda. kunyumvira ariko ifu yari igiye kukwica none. Ngiye ko ndikubwira nuko ntari muri mood gusa just. Kandi ibyo bibaho nawe urabizi hari igihe umuntu aba atari muri mood. Ibintu bisanzwe. Ntabwo ndi muri mood pe. Maze byihangane ninjyamo byari byo. Rero ngiye gufata dushe. Mbese ariko byatuma ugira ushagarira kandi ntabwo rwose numva ameze neza ku buryo ikintu twakora pe. Basa kunyihanganira. Uyu mukobwa ndabona kumwizera bitazoroha. Noneho gahunda kwezi utakavuga nabita nanisubirira ni impamvu ushaka bana nishimye ariko igihe nijye wishimye uri kumurisha kubera ubwo se ari wowe nanjye ubabaye ninde ngewe ndishimye nimba none wowe ntabwo baye ko uri mu gihome je simba baye nari mu gihome ibaze none n'igihe cyo kugira mu gihome n'ikigera nzaba mbabaye kugira kanga cyangwa mu gihome se gukora iki ibintu bikumwe bisobanura byasiga amahoro aho bitagusiga amahoro ni yaba wategaga amatwi nkakugira inama ndakubwiye ngo